gutegura yaba mental yanjye mu mutwe wanjye ko ntekereza byarahindutse ubuzima bwanjye urumva na album n'umwaka navuga nyine wo gutuza tu ariko ubu nagarutse ibikorwa byaje kabisa ibikorwa byinshi abagabo make cyane anyway natangiye muvuga ibintu byinshi ati urumwe muhanzi utagendera ku bintu by'amadrama umuhanzi ubaha abantu bose kandi umuhanzi niteka ubirivingira mu byo akora kandi ukanabirivingira mu bantu kuko si Bruce the Fast uvuga ngo ngo hagezwe mu producer ngo yirukanse yagiyeyo uzi neza ko ikingenzi quality na delivery nyine ibyo bintu nyine birijyana nyine birikora so Bruce iyo confidence ushingira ku ki mu byukuri muri ruganda rwacu tuzi neza ko rushingira kuri drama n'amatiku urumva buri ikintu cya mbere confidence ishingira ku kuntu wiyumva no kwizera tuyishingira ku cyizere cyane utizera ntabwo wagira confidence kandi ufite confidence ituma umenya uwo uriwe ituma umenya n'ibyo ukora ura realizing ati Bruce uyu nguyu nakora ibi nashobora ibyo ntakora n'ibindi icyo navuga nyine confidence irafasha cyane ko nutangira kwirukuzibura tu yashuzanise yashwa icyo kintu nacyo kiza cyane muri akabanzi barimwe muri mwe barakinga kuko nge si nabo namuvuga izina nimwe bahanzi banini dufite muri kino gihugu anyagira amahirwe ko basenda bamwe bakunda kumeza indimbo ko zisohoka atinyumvira bimeze bite so yigeze gusohora ibyari mu mezi nkaya ngaya anyureza indirimbo icyo gihe mu mezi nkaya ngaya hari hapfukwe bw'umuntu twa The Ben icyo gihe muri 2023 ababizi barabizi icyo gihe aranyureza indirimbo ati bro nakoze hit mfite indirimbo nziza ariko mfite ubwoba bwo kuyisohora izashya ndamurenda ati bro indirimbo ni hit ndetse mu bukwe ntabwo bakina indirimbo ahubwo bazakina mu bukwe bubwiye indirimbo yisohore ahubwo bazakina mu bukwe ati mbiswa ati icyo gihe yisubitse isura mu kwezi kwa mbere pe n'abahiti irakundwa cyane ababerenga miliyoni bamaze kugira nyinshi miliyoni runaka zayirebye ndavuga ati kuki ibyo bintu mwebwe mu like ningeso mufite nk'abaraperi si ningeso nziza ariko nagari ingeso mbi muhurira ku buryo nyine kuki mwumva nyine ko mwebwe byo kuvuga ngo ngibi biri kuvuga ntacyo bikubwiye still we believe ko ahantu ushyize ibintu hanyaho pfa kubashyiza no hanyaho ukashyira ibintu bya nyabyo ndetse uya n'abantu banyabo urumva ngiye ikintu cyo nakubwira ko ibyo bintu jewe ku bwanjye sinzi niba navuga ko abantu banyita ko ndi umuhanzi wenda cyangwa banyita ko ndi umuraperi ariko ngewe ubwanjye ndi umuntu ujya muri studio nkivugira ibintu bindi ngomba kuvuga nkabisohora ntabwo nkora ikintu ngo kubera ko nta ndirimbo n'imwe ndajya studio mvuga ngo ngiye gukora hit ngiye gukora ikigoma cya hit niyo numva nta kintu mfite cyo kuririmbaho ntabwo njya muri studio njya muri studio ngiye gukora indirimbo nkayisohora ku bwanjye nitaye ngo iragera kuri indi iragera kuko n'ubundi kuko natangiye byuzuye ndacyakora n'ubundi nk'uko natangiye tu ahubwo ngashima Imana ko ibiha umugisha abantu bakabikunda ngashima n'abafana banjye ko babigeza ku bantu ariko ubundi ngewe njya muri studio nkivugira ibindimo ntazi ko ndi no gukora indirimbo tu no kujya ku feelings zawe kabisa feelings zanjye nkazishyira muri studio nkasohora umuziki kuko ngomba kubikora nk'umuhanzi nk'akazi ubundi ibindi Imana nibikora naho ubundi nta ndirimbo n'imwe ndakora n'ubwo nakoze hit so uri mu bahanzi batangije ikintu cyitwa move cyitwa muri Sad Generation abandi bakomerezaho by'umwihariko uri mu bantu babitangije ko iryo jambo nyumva rya mbere se aba Sad Boys urumva navuga ko iyo ni move yawe wazanye muri game nabandi barayiyoboka barayikora kandi uko nako yatanze umusoro ko umujene wese wakoze Sad nyine Sad move nyine zo move zanyu za Sad urumva bro man ni green ya fresh yabayeho nyine turi green ya fresh yabayeho so ni movie ikomeje cyangwa waje guhinduka romantique nayo byaje kurangiza zarasose zararyoshye n'ubundi ariko umuntu man ntabwo ugomba gucisha ntabwo nabura kuba romantique ziraryoshye ariko ubu tugeze igiye kubazanira icyo bita aba classic man giye kuva kuri Sad Boys aba Sad Boys bagomba guhinduka aba classic aba boss kabisa kuko ntabwo tuzagumana ko gahinda gusa tugomba gukegeka ibindi bintu amafaranga tugomba gukegeka aho gukora aba Sad Boys ntabwo nabivuze ko ari abantu bari sad bafite agahinda cyane ahubwo ni abantu nyine bro badafite imikino mu kazi kugira ngo batitaye ku buribwe tu iyo waba uri sad ukavuga okay nubwo mbabaye ariko nibibireba agahinda kanjye kuko buriya maji agahinda nyine kuvuga ngo uri sad ni wowe ubwawe ni mu mutwe tu buriya uramutse ufite ishaza warakaye cyane uvuga ngo ufite inzara cyangwa ufite inzara wababaye ufite ishaza umuntu akaza afite nk'urwembe akabukata mu kuruta ibyo shaza baryibagirwa bitaragira so urumva ngo uribwe tu from Sad Boys to Classic Men bivuga cyane kabisa to be released cyane ko tuzabibona cyane kabisa ikindi
Tone ni ijambo riri kugarukwaho cyane ku mbuga nkoranyambaga, riri kugarukwaho kuri social media, riri kugarukwaho kuri YouTube, kuri digital platforms, ndetse n'umwe mu bahanzi nabonye afite imbare myiza. By the way, congratulations for that. Sibyo, big shout out ku bafana bose ba understanding ibyo ukora, bumva ibyo ukora, bakumva kandi bagushyigikira. Nabonye hari abapeti banyandikiye bari ku ishuri rya gisirikare, bari ku masomo avuga ati bro, ubwira ati n'inzego z'umutekano respect. So babinyandikiye ngo abantu bari za Musanze, abantu bari za Rwamagana bose babimbwiye cyane kabisa nyipostinga boro yawe. So Tone ni ijambo riri kuvugwa cyane. Tone mbere na mbere wenda ku muntu utagize bari gukurikira mu mbuga nkoranyambaga cyangwa se ngo akumva bisobanura Tone ni iki mbere na mbere, ni izina rya album yawe first of all, ariko bivuze iki? Tone ike bwa mbere ikintu tuzi cyitwa Tone ni ikintu kiremereye, heavy cyane kabisa. Tone ni ikintu kiri heavy, nicyo nibwo buremere bwa nyuma tugira. Album yanjye cya mbere kiri heavy. Ikindi cya kabiri, Tone ngiye yashakaga kuvuga ifite ubusobanuro bubiri. Part 1 ariyo album yasohotse, izasohoka ariyo Top or Nothing. Urumva ni Tone Top or Nothing. Part 2 nayo muzamenya ibyayo, igomba kuza ari The Original Nation. Urumva ni ijambo rifite, ni ijambo rimwe rifite ubusobanuro butatu. Ari Tone yo kuremera cyane kuko album yanjye nayo iraremereye ipima Tone. Hakaba Top or Nothing season, turi mu gihe cyo niba utari top uri nothing, no middle ground, nta kuvuga ngo uri hagati, niba utari hejuru uri hasi, you lost. nta niba utari underground uri superstar, nta byo kuvuga ngo urebye ngo ndimo hagati. Nyine urumva wowe urahitamo uvuge ngo njyewe, kuko byose mani mu mutwe wowe ubwawe icyo utekereza nicyo uzaba. Urumva n'ubwo ndi top boy, ngomba kujya the top, uzahagira, ariko nabwo niwicara ukavuga ngo bariya uzaguma hasi. Hakazaza nyine n'icyo gice kindi cya Original Nation, nabyo muzumva ibyari byo tugusa. Ubu ngubu mufite part ya mbere bitatu nawe. So nabwo abiri indirimbo zingahe Bruce? Iri indirimbo 13. 13. Ni album iri dedicated ku wowe umuntu sofa mu dukurikiza saha. Ni album irimo ibintu byose, irimo ubuzima. Ya album yanjye ni ubuzima. Yeah, sure. Irimo hustle, irimo urukundo rw'ibyishimo, urukundo rubabaje, harimo ubuzima bw'ibyishimo n'ubuzima bubabaje, kuko byose nageze experience yawe. Harimo undi uriya ni Bruce the First, harimo Bruce wanyawe n'abandi bantu ndabizi ko babirelatingaho. So ni album iri kuboneka kuri digital platform, nekeza ko abanyarwanda ntabwo ibyo uri kubasobanurira kenshi. Iyi miziki bayikora baramaze kuhamenya nahagije. Abanyarwanda mani mujya mubagira nkaho bari class barashona kabisa, barafata cyane. So ariko manze kubaza kwazo twigeze niba ari wabimbwiye, niba ari Kenny Keshati avuga ko muri gutegura album yanyu mwembi nayira hari koko bijya mwamaje gusora Tone nayiri hafi cyangwa mwari mubisubitse mu bate badukore kuri bingibi ko nawe yari afite intare kabiri, urumva nawe ufite iyi ngiyi meze bite album yanyu yababiri kandi icyo gitekerezo twakivuza abantu baragikunda byatanje. Njye na Kenny birahari, ari n'indirimbo dufite nka zingahe ziriho twari twatangiye gukora, ariko bitewe na album yanjye ukuntu urumva ya album yantwaye umwaka wose kuyikora. Ya album yantwaye igihe kinini, na Kenny yararangije gukora intare O2. Urumva twabaye tuvuze gusa 2026 ngewe 2026 ndasohoramo project zihagije, muzanyumva njye nyine barajya he nje gahunda mfite kabisa. Ejo bundi nigeze kubara catalog y'indirimbo zanjye mfite mwana, ubu ngubu maze imyaka igera muri ngahe mu muziki, sanga afite indirimbo 30 na zingahe. Navuga mana ariko ibi boro n'ubunebwe kabisa. Kuko niba umuhanzi nka Future cyangwa Drake ashobora gusohora indirimbo 40 mu mwaka, rero kubona ngiye muri catalog yanjye mfite indirimbo 30 na zingahe gusa, kandi umuhanzi uwo muntu we unyespira ndifuza kugira ahari niwe ndeba nk'inzozi zanjye. Urumva ngomba gukora nawe, ngomba gukora nawe kabisa. Ibyo biboro rero nabibonye nyuma y'uko nsohoye album, ntabwo muri bugere next year muzanyumva njye nyine kuko ndasohora indirimbo zihagije kabisa. So kandi n'ibikorwa byinshi cyane. Dusa nk'ababisoza ndakubaza ibibazo bibiri byo bisubize mu gihe gito cyane ko dufite umwanya muto kandi nawe ufite izindi gahunda. Ariel Ways avuze iki umuziki wawe, impamvu wo buryo nuko ari umuhanzi ufite indirimbo zirenze imwe kuri album. Kenny we tumuvuzeho byiye ku ruhande twamuvuzeho bihagije. Ariel akora undi muntu n'ubwo akora album yawe inshuro zirenze imwe, ku ndirimbo warwo yitwa Holy na ari nanzo na Maroon ndetse n'indi yitwa Safe ni mwenyine. Ariel Ways ni umuntu ki kuri Bruce the First? Ways ni umuhanzi mwiza cyane, ni umuhanzi mfana na fani na mbere yuko tumenyana. Ni n'umuhanzi nubaha, nkunda talent yiwe. Nyuma y'ibyo ngibyo ni n'umuhanzi w'inshuti yanjye, turahuza cyane, turafashanya. Ashobora kuza muri session yanjye, ashobora kujya muri session yiwe tutagiye no gukora indirimbo. Ya urumva ni umuntu nyine turubahana. Iyo ubahana n'umuntu nyine
mukorana neza tu yo ubana n'umuntu umenya agaciro ke ubana fresh cyane sibyo ko ari n'inshuti yanjye cyane nakubwira ko niwe muhanzi ngira mu Rwanda w'inshuti yanjye cyane kurusha abandi bose kandi kamwe bamuziho abantu batamuzi wowe nyine yo muri studio kabaranga muri kumwe muri babiri muri gukora nyine muri kazi arakacu gusa oya nyine oya nakara nyine actual bati ni karite ye nyine akaranga benshi baba batamuziho cyangwa ataravuga ikintu batazi wese no muririmbyi niyo ari mu baririmbyi ba mbere mu Rwanda nabonye bandika vuba vuba kwandika biramworohera cyane kwandika biramworohera cyane kuko abandi bonabonye none n'ikindi kibora afite izindi potential afite zirenze nabonye ntabwo wese akunda gukoresha ball bitanga ibishinwa ajya kuri mic ni nk'umurap ajya kuri mic agiye kuri coding nyine ntabwo ari gukubwira ibintu ntabwo ari gushyiramo ibintu nta mwanya wo gutafite mu masegonda makeya Amarone ni umuntu twaye tubona mwagiye muhuza wakoye indirimbo twa Prove Me nziza yabaye nziza bya Danger ndetse ni nawe umuntu akoye kora album yawe Amarone y'umusobanuro gute byumva kuri yari umuji wa OG nabonye mwiza kora akavideo kanyu kagiye hanze akwa appreciate n'umuntu ufata utewe Amalone mu grand frère ya Amalone namufaniye kuva nkiri muri high school ntabwo numvaga ko azagira igihe tugahuza tukaba manike twigera n'umuji uri wise cyane Amalone ni umuniga uzi ubwenge cyane ni umuniga kuri ibyo akwiye gukora nta kintu wazi umubwira mu bintu arimo ikindi kiboro n'umuji ufite talent no ni good spirit man Amalone ni mujya muri kumwe kabisa ujye umwumva man afite ibintu byinshi mu mutwazi ikibazo cyane mambise mubaza tunasoza umuntu yambajije ati mbariza Bruce the First ati iri avance muzabe nta cuno kizigenze niwe yimwandikiye nkuko yanditse kiraperi kikarimba kikabiri kiraperi cyane wapi man agari njye yimwandikiye kabisa yandikiye kabisa Juno niwe yandikira agari wamwandikiye umva Juno twagiye studio afata time yarandika nayifati yanjye anyway man tuyorizamo hagati bibyari zawe okay tuzabura igitaramo muri no mwaka cyangwa se mwaka utacyawe cyo kora album yawe album yanjye urumviza izo boro zose nakubwiye nabwiye ko ari ibice bibiri nibirangira I wish ko Imana nifasha n'abafana banjye namuga bwanyu abanyamakuru na entertainment zineza ko next year bishobora kuba kandi bikaba ibintu byiza cyane ndagushimiye Bruce urakoze cyane musigara amahoro turaruka mu kanya ndi kumwe na Bruce the First number 1 kabisa Bruce ngiye kujya ngubaza akantu kamwe urumva umubwire ku ndirimbo zi 13 zikora album yitwa Tone sibyo indirimbo bijyanye tubigeze urukundo Oli na ryari ubugambanyi izawe inshuti nyanshuti bakumva iyo bita vuga ico kimapu ibirori nabyo bakumva vuga ico kimapu ubwenge umunyabwenge yakumva indirimbo bita mbirimo n'indirimbo bita ni nani niyo bita izawe kubesherwa cyangwa se kutakumenya umuntu nyine kuvuga umuntu ko atari nyine kuvuga umuntu ko atari njye ntabwo njya niregura mu ndirimbo zanjye njya nireguraho indirimbo mfite ndi kwivuga uko ndi alright ni ibyo ngibyo cyane kabisa turabose tugiye kuvuga noneho weekend nayo harimo indirimbo ivuga ngo ni Friday man vuga ico kimafu usange he blood kwizera kwizereramo nyine ku believing muri wo kwizera wakumva iyo bita ni nani wamagarika ni nani so uburyarya gukatira nyine n'iryarya njya mpura n'indyarya cyane sinzi energy yanjye huza n'abantu bazima nkuko ndi muzima rero ntabwo uburyarya ntabwo ndaburirimba kabisa Bruce hanga ngiye kuvaza kuri muhanzi mwakoranye kuri album yawe uzajya umuvugaho amagambo abiri gusa Kevin umuraperi mwiza cyane ni gangster no mu OG Ariel Ways ni umuririmbyi mwiza niwe muririmbyi wa mbere ahangaha njye ni umuririmbyi wanjye mfana ikindi kintu ararenze cyane man ni inshuti yawe Kenny Keshat Kenny Keshat bamwita intare no muji OG uri loyo umuji shaka nararenze man kini no muji umwana mwiza akaba no mu OG no mu gangster kabisa kandi nta gahunda ajya yica kabisa Amarone umuji uri Amalone hazi kuririmba cyane no mu grand frère Amalone azi n'ubwenge bwinshi cyane azi ibintu byinshi cyane Amalone Juno kizigenza
Juno Kizigenza ni umuji wa fresh, Juno ni numu OG, Juno wundi ni umuraperi kabisa. Ninde muraperi wifuza kujya nako ninde muhanzi undi mwakoranye kwa album ariko ntago amuvuga reka ndekera ngaho kubaza ngo ninde muhanzi wundi mwamwakoranye kwa album ariko indirimbo ikaba itarasohotse kandi izasohoka yonyine? Zirahari nyinshi cyane. Hari abahanzi benshi cyane, hari n'umuhanzi utari umunyarwanda wa fresh byakunze ko nyisohora kuri album ariko ngadi zasohoka isibo kandi zaba indirimbo nziza tu. Okay, thanks man. Asante.